Ndabasuje nk'ibisanzwe ni muri HM Fast Food. Dukorera Nyamirambo mu Miduha, delivery, catering, fast food. Uyu munsi twatetse ibiryo ushobora kubanza ukareba ifoto yabyo ugahita wibaza uburyo bitetse n'uburyo byateguwe n'izina ryabyo ndaza kuri babwira mu nyuma. Twatetse ibirayi n'igitoki na pavuro na karoti n'inyanya n'ibitunguru n'imiteja na puwaro n'amavuta n'ibitunguru bisanzwe. Ibi biryo rero biraryoshye kandi birasa neza, birahumura. Ni ibiryo warya buri munsi ntibigire icyo bigutwara, ahubwo bikakongerera imbaraga mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reba iyi video yose urebe uburyo biteguye, nawe ubyitegurire uyu munsi, wandike muri comment umbwira uburyo wabyakiriyemo. Njyewe rero kwa ko nkunda igi nashyizeho n'igi ngiri murarireba, n'igi rikaranze risa neza, kamubirebe neza, waribonye n'igi. Njyewe rero nkunda amagi, byo kurya byanjye bya buri munsi ntirijya ribura. Reba video yose nawe ubyitegurire.